الحمد لله نحمده ربي سبحانه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحبتي في الله اتقوا الله عز وجل فإن تقواه أفضل مكتسب وقد فاز من اتقى. قال سبحانه إن للمتقين مفازا. ikuzo nishimwe nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisesekare ku mukunzi wacu wasozereje intumwa n'abahanuzi ariwe Muhammad mwene Abdullah. Ayo mahoro amubeho we nabo mu rugo rwe n'abasahaba be n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Bavandimwe duhuje ukwemera, nk'uko nongeye kubifuriza amahoro y'Imana, ni nako mbakangurira kurushaho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Gutinya Allah subhanahu wa ta'ala niwo musaruro ukwiye. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira mu gitabo hitagatifu agira ati mu byukuri baratsinze babandi batinyaga Allah. Mu byukuri gutinya tuvuga hangaha ntabwo ari ugutinya Allah nk'uko utinya inyamaswa inkazi, ahubwo ni ugutinya Allah ukora ibyo agutegeka unitandukanya n'ibyo akubuza. Iyo niyo ntsinzi nyakuri tuba duhamagarira abantu natwe ubwacu tutibagiwe. Naho khutba yacu uyu munsi iraza kugaruka ku musozo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, uburyo yasoje ubuzima bwayo bwa hano kuri isi. Wafatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, uburyo intumwa y'Imana Muhammad sallama yatabarutse yitabye Allah subhanahu wa ta'ala. Kana fi duha yawm al-ithnain, hari mu gihe cya duha ku munsi wa mbere fi shahr Rabi'il awwal, mu kwezi kwa Rabi'il awwal, ukwezi mu mezi 12 agize Islamu. Uko kwezi kukaba ari ukwezi kwa gatatu. Wa kana 12, hari ku itariki ya 12 mu mwaka wa 11 intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yari maze baada al-hijra, nyuma yo kwimuka kw'intumwa y'Imana sallama, nyuma y'imyaka 11 nibwo intumwa yitabye Imana irapfa sallallahu alayhi wa sallam. Amahoro n'imigisha ya Allah subhanahu wa ta'ala bimusesekareho. Aha intumwa y'Imana sallama yari ifite imyaka 63, ikaba ari nabwo yari maze gukora hija ya nyuma. Iyo hija yiswe hijatul wada, hija yo gusezera, ikaba ari nayo hija ya mbere, ikaba nayo ya nyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yari ikoze mu buzima bwayo. Faqad marida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama mardan shadida. Nyuma yaho ngaho intumwa y'Imana sallama yararwaye, irwara indwara ihambaye, cyangwa se yarwaye uburwayi bukabije. Yarwaye uburwayi bukabije ku buryo atabashaga guhaguruka aho yabaga yicaye mbere y'iminsi 9 ngo apfe. Yahishuriwe umurongo wa nyuma muri Qur'ani ntagatifu ugira uti mutinye umunsi muzagarurwaho ku Mana, buri wese akerekwa ibyo yakoze kandi ntawe uhugujwe. Nyuma y'uyu murongo intumwa y'Imana Muhammad sallama imaze guhishurirwa uyu murongo mutagatifu, intumwa y'Imana yashatse gusura, cyangwa se yabonye ko igihe cyayo kirangiye cy'ubutumwa, hanyuma ifata urugendo ijya gusura maqabiri shuhada, ijya gusura aho intwari za ghazwati Uhud, ku gikiri cy'intwari za ghazwati Uhud. Igezeyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ibifuriza amahoro, ndetse irababwira iti assalamu alaykum ayuha shuhada, mu byukuri antum sabiquna, mu byukuri mwaradutanze gutabaruka, wa nahnu insha Allah bikum lahiquna, natwe ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ku bushake bwayo turabakurikira. Wa inni insha Allah bikum lahiq, mu byukuri nanjye ku bushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala vuba ndabakurikira. Wa tamma hayatu nabiy sallallahu alayhi wa sallama athna audatihi alayhi, mu byukuri ubuzima bw'intumwa y'Imana sallama imaze gusura intwari za Uhud yaratabarutse kuko ubuzima bwayo bwari burangiye. Baka faqalu lahu, yaratatse faqalu lahu, barayibaza bati ma yubqika ya Rasulullah,
niki kikuriza ya Rasulullah? Fa ajaba qaila, abasubiza ababwira ati ishtaqtu li ikhwani, mu byukuri nkumbuye abavandimwe banje. Faqalu awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, wabazinuma Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo turi abavandimwe bawe ya Rasulullah. Abamubazaga hangaha n'abasahaba be. Faqala lahum, arababwira ati la, oya antum ashabi, mu byukuri mwebwe muri abasangira ngendo banje, amma ikhwani, naho abavandimwe banje. Faqaumun ya'tuna ba'di, n'abantu bazaza nyuma yanjye, yuminuna bi, bakanyemera, walam yarawni, ariko batarigeze bambona. Ibadallah, bagaragu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, intumwa y'Imana imaze kubwira aya magambo abasahaba, ada ila baiti sayyidati Maymuna, yasuye mu rugo rwa Maymuna, wa jama'a nisaahu, ateranya abagore be. Lama jama'a nisaahu, amaze guteranya abagore, fasta'dana lahunna, abasaba uburenganzira cyangwa se kumuha uburenganzira bwo kurwarira kwa Aisha mu rugo rwa Aisha. Fa'adhanu lahu, bamuha ubwo burenganzira. Wa arada an yaquma famastata'a, ashaka guhaguruka ariko intege zimubana nke ntiyabishobora. Hatta jaa al-Fadl ibn al-Abbas, kugeza ubwo haje uwitwa al-Fadl mwene Abbasi, wa Ali ibn Abi Talib, hamwe na Ali mwene Abi Talib. Fahamala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama, وفد إنوى إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، وخرج به إلى حجرة سيدة عائشة رضي الله عنها، ومجانا مچومبة عائشة الله سبحانه وتعالى أميشيمره. كان الأول مرة byarishuro ya mbere as-sahaba yarawna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala tilka al-hal, nibo bwa mbere bari babonye intumwa y'Imana sallama itabasha kwigendesha, kugeza Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ndetse na al-Fadl ibn Abbas bamutwara hagati, bamushyira ku ntugu bamutwaye kugeza ubwo mugeje mu cyumba cya Aisha radiyallahu anha. Ibadallah, bakhafu alayhi, abasahaba bagize ubwoba, bagira ubwoba kubona uko babona intumwa y'Imana sallama. Wabada dajiji ya'lu fil masjid, hanyuma urusaku razamuka musigiti w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Wa kanat sayyidatu Aisha tasma'uhu, Aisha yumvaga urwo rusaku. Yaqul, ariko akumva intumwa y'Imana Muhammad sallama igira iti la ilaha illa Allah inna lil mauti la sakarat, avuga ati nta Imana ikwiye kwambazwa, mu byukuri urupfu rurababaza. Wa kathura al hadithu fil masjid, amagambo aba menshi mu musigiti. Fasa'ala Rasul sallallahu alayhi wa Aisha an dhalika, amubaza ibiri kubera mu musigiti. Faqalat lahu ya Rasulullah, Aisha ramubwira ati yewe ntumwa y'Imana, yakhafuna alayka, mu byukuri bakugiriye ubwoba, bagize ubwoba kubera hari urimo. Faqala ahmiluni ilayhi, hanyuma intumwa y'Imana isaba yuko bayisohora bakayivana mu cyumba cya Aisha bakayijyana imbere y'abasilamu. Hagati y'icyumba cya Aisha ndetse na mimbari y'intumwa y'Imana sallama, aho ngaho bahita yuko ari rawda, ari ubusitani mu busitani bw'ijuru. Kubera yuko arada an yaquma famastata'a, yashaka guhaguruka yijyane biramunanira. Fahamaruhu sallallahu alayhi wa sallama, baramuterura baramujyana. Wa kana yasubbu alayhi alma, bakamusukaho amazi yazanaga ibyunzwe byinshi. Fasa'ida ala al-minbar, nuko yurira mimbari. وخطب في الناس آخر خطبة له قال فيها, atanga khutba yanyumbirwa ruhame yanyuma, yombirwa ruhame yivuze ngamagambo akurikira mu yatega amatwi y'abantu b'Islam. Ya ayuhan nas, yemwe bantu, ka annakum takhafuna alayya, ngubanza mumfitiye ubwoba. Faqalu na'am ya Rasulullah, baravuga bati tugufitiye ubwoba yewe ntumwa y'Imana. Faqala ya ayuhan nas, arababwira ati yemwe bantu, maw'idukum ma'i laysa ad-dunya, mu byukuri isezerano ryanjye hagati yanjye namwe ntabwo ari isi. Maw'idi ma'akum 'inda al-hawd, isezerano ryanjye nukuzahurira kuri hawdi. Wal hawdi sa'adhkuruhu fi khutbati insha Allah, hanyuma iyi hawdi ndaza kuyibasobanurira muri khutba yanjye ya kabiri. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mutinye Allah subhanahu wa ta'ala kandi urupfu ntiruzabageraho mutari abayisilamu.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر الحكيم أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. إن الحمد لله نحمده ربي سبحانه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. nongeye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ko ari ukwiye ikuzo nishimwe amahoro n'imigisha bisesekare ku mukunzi wacu intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ndahamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa bikuretse Allah, anahamya ko Muhammad ari intumwa ye yasohoje ubutumwa nk'uko yarakwiye kubusohoza kandi ageza amana ko yakwiye kugeraho. Umwimana Muhammad sallallahu muri khutba ye aravuga ati ya ayuhan nas, yemwe bantu ka annakum takhafuna alayya, ati wagira ngo mumfitiye ubwoba. Qalu na'am ya Rasulullah, baramusubiza bati yego tugufitiye ubwoba ya Rasulullah. Faqala ya ayuhan nas, arabwira ati yemwe bantu maw'idukum ma'i laysa ad-dunya, isezerano ryanjye hagati yanjye namwe ntabwo ari isi. Maw'idi ma'akum 'inda al-hawd, isezerano ryanjye namwe kuzahurira kuri hawd. Wal hawd ma'un يشربونها المؤمنون يشربونها الذين يؤمنون بالله ويتمثلون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر يوم القيامة. الحوض نمجزي uzanywebwaho n'abemera Allah subhanahu wa ta'ala. الحوض n'umugezi uzanyobwa ku munsi abantu bazaba bari imbere ku urubuga rwo kubarurirwaho ibyo bakoze igihe bari hano kuri iyi si. Uwo munsi izuba rizaba ritwika uburyo ubwonko bw'abantu buzaba butogota. Abemera Imana nibo bazabasha kugira amahirwe yo kunywa kuri iyi hawd. Allah subhanahu wa ta'ala tubwira muri Qur'an, inna a'tainaka al-kawthara, mu byukuri twaguhaye kawthara ya Rasulullah. Wal kawthar umugezi uri mu ijuru, naho hawdi n'amazi azaba avuye muri iyo kawthar, ariko azashyirwamo impombo zizaba zituruka muri janna zikaza kuri ardul mahshar, abantu bakanywa kuri uwo mugezi. Arduha shahar wa tuluha shahar, uwo mugezi uburyo uburebure bwawo bureshya bungana no kugenda igihe kingana n'ukwezi kose, ubugari bwayo bukangana gutyo. Iyo niyo hawdi wumva abemera Imana bazaba banywamo, bazahabwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iyo niyo hawdi rero yavugaga, avuga yuko maw'iduhu, isezerano ryayo n'abemera Imana hano kuri isi, yabwiraga abasahaba ntabwo ari isi, ahubwo isezerano no kuzakurira kuri hawd. Abantu bakazahurira n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuri iyo hawd yawm al-mahshar, ku munsi w'izurwa. Yawma yaqumu nasu li rabbil alamin, umunsi abantu bazaba bahagaze imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bagiye kwerekwa ibikorwa byabo ibyo bakoze hano kuri iyi si. Faman wajada khaira falyahmadillah, uzabona ibikorwa byari byiza azabashimira Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalik, uzabona ibinyuranyo n'ibyo fala yalumanna illa nafsa, ntazundi ntawe azaveba uretse uwe ku giti cye. Wa hadha al-hawd, iyi hawd rero mubwirwa ta'amuha ahla min al-asal, uburyohe bw'aya mazi ya hawd buryoha kurusha ubuki. Man yashrabu minha fala yazma'u abada ba'da, uzabasha kunywa muri ayo mazi cyangwa se akanywa kuri uwo mugezi wa hawd, ntabwo azigera yongera kugira inyota mu buzima bwe bwose. Ibadallah, intumwa y'Imana rero irababwira iti maw'idukum ma'i laysa ad-dunya, isezerano ryanjye hagati yanjye namwe ntabwo ari isi. Maw'idi ma'akum 'inda al-hawd, isezerano ryanjye nuko uzahurira kuri hawd. Wallahu laka anni anzuru ilayhi min makani hadha, arahira aravuga ndameze nk'ureba hawd imbere yanjye n'amaso yanjye ubu ngubu. Ayuhan nas, yemwe bantu, wallahi mal faqru akhsha alaykum, ntabwo ari ubukene batinyaho, walakin akhsha alaykum ad-dunya, ahubwo ndatinya yuko isi yazabatwara. Antanafasuha, mukayirushaniramo kama tanafasaha alladhina min qablikum, mukayirushaniramo nk'uko ababanjirije barushanyije bashakisha isi. Fatahlakakum, ikaboreka kama ahlakatuhum, nk'uko yaboretse. Thumma qala, arangije kuvuga aya magambo arabwira ati ayuhan nas, yemwe bantu, Allah Allah fi salah, Allah Allah fi salah,
intumwa y'Imana irahira iti Allah fi sala, bagiriye inama y'isala muramenye ntimuzatandukane n'isala. Allah fi sala, arongera arahira avuga ati isala muramenye ntimuzatandukane n'isala. Thumma qala ya ayuhan nas, arangije arababwira ati yemwe bantu, ittaqullaha fi nisa, mutinye Imana mu bagore banyu. Ittaqullaha fi nisa, mutinye Imana mu bagore banyu. Usikum bin nisa'i khaira, ndabagira inama yo kugira neza abafasha banyu. Thumma qala ya ayuhan nas, arangije arababwira ati inna abdan khayyarahu Allah, mu byukuri umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala Imana yamuhitishijemo bayina dunya wa bayina ma inda Allah, yamuhitishemo kuguma ku isi cyangwa se kugana Allah subhanahu wa ta'ala akava ku isi. Fakhtara ma inda Allah, ahitamo ibiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yasma'u ma yaquluhu, ntihagira n'umubasha gusobanukirwa ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarimo kuvuga illa Abubakar, uretse Abubakari alladhi fahima ma kana yaqsuduhu sallallahu alaihi wasallam, niwe wabashije kumva icyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarigamije muri imbwirwaruhame yayo. Fadqal, aravuga ati fadainaka bi abaina ya Rasulallah, mu byukuri twarakwitangiye tukurutisha ababyeyi bacu ya Rasulallah. Fadainaka bi ummahatina, twarakwitangiye tukurutisha ababyeyi bacu. Fadainaka bi auladina, twarakwitangiye tukurutisha abana bacu. Fadainaka bi azwajina, twarakwitangiye tukurutisha abagore bacu. Fadainaka bi amwalina, twarakwitangiye tukurutisha imitungo yacu. Fanadhara an-nasu ila Abi Bakar, abantu bitegereza Abi Bakari. Wa kana yaqulu dhalika wa huwa yabki, Abubakar akaba yaravuga amagambo nk'ayo ngayo yarimo kurira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana ibwira aba bantu iki ijambo rya Abi Bakari, irababwira iti ayuhan nasu da'u Abubakar, yemwe bantu nimureke Abubakari. Fama minkum min ahadin kana lahu indana min fadl illa kafa'na, mu byukuri nta numwe muri mwebwe twari dufitiye icye uretse ko twakimwe cyangwa se tukakimwishyura. Illa Abubakar lam astati'u mukafa'atahu, uretse Abubakar sinabashije kumwishyura. Fataraktu mukafa'atuhu ila Allah, ariko ukwishyurwa kwe murekeye Allah subhanahu wa ta'ala ngo ari we uzamwishyura. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء المسلمين, hanyuma intumwa y'Imana isabira abayisilamu nasarakumullah, igira iti Allah subhanahu wa ta'ala batabare. Thabbatakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala abashikamishe ku dini. Wa awakum, kandi abatabare abashyigikire abatere inkunga. Ayuhan nas, yemwe bantu, iqra'u minni salam, muzangereze indamutso y'amahoro, indamutso ya salam. Kullu man tabi'ani min ummati, kuri buri wese wampurikiye muri umma yanjye, ila yawmil qiyama, uzageza ku munsi w'ikiyama. Thumma umira marratan ukhra ila baytihi, intumwa y'Imana irangije khutba ye barayifata bayisubiza mu rugo rwayo. Thumma dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakari wa fi yadihi siwak, fadhalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila siwak. Uyu Abdurrahman ibn Abi Bakar yinjiye mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam afite umuswaki. Fadhalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana ikomeza yanzuru ila siwak, yitegereza umuswaki. Walakinahu lam yastati an yatlubahu, ariko ntiyabashije kumwaka wa muswaki yari afite kubera intege nkeya rishidati maradihi, kubera yararwaye cyane. Fafahimati alayhi sayyidatu Aisha amenya yuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ishaka wa muswaki. Fa akhadhat as-siwak min 'inda Abdurrahman, Aisha fatawa muswaki Abdurrahman yari afite awukira mu kuboko kw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وظلت ترينه بفمها حتى يكون طريا عليه, hanyuma akajya awunyuza mu menyo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Thumma dakhalat sayyidatu Fatima ibnatahu, hanyuma haje gukurikiraho Fatima umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Falamma ra'atuhu bakat, abonye ishusho y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yararimo ararira. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana iramubwira iti adni minni ya Fatima, shabugufi yewe Fatima. Fahaddathaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi udhniha fabakat, intumwa y'Imana iramwongorera hanyuma ararira. Thumma nadaha maratan ukhra, arongera aramuhamagara idni
cabugufi ya Fatimata, cabugufi nkongorere ya Fatima, acabugufi fa addathaha maratan ukhra, aramwongorera fi udhniha mugutwi kwe, fadhahikat, araseka. Wa ba'da wafatihi su'ilat, nyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana salama, Fatima baramubajije bamubaza ma kana yubkiha wa ma kana yudhikuha, bamubaza impamvu yariraga n'impamvu yasekaga. Arababwira ati ku nshuro ya mbere nadani, yarampamagaye, fahaddathani annahu yamutu fi tilka al-layla, ambwira yuko ari bwitabe Imana muri iryo joro. Fabakaitu, ndarira. Thumma nadani maratan ukhra, yongeye kumpamagara inshuro ya kabiri. Fahaddathani anni awwalu ahli lihaqan bihi, ambwira yuko ari nje wa mbere mu bantu be uzamukurikira nyuma y'urupfu rwe. Radiyallahu anha. Garagu Uwiteka, mu byukuri nyuma y'ahangaha intumwa y'Imana salama yaryamye mu gituza cy'umufasha we Aisha radiyallahu anha. Amaze kuryama mu gituza cye, haza Jibril alayhi salatu wasalam. Hanyuma Jibril amaze kuza, Aisha aratubwira ati fakuntu asma'u Rasulullah sallallahu alayhi yaqul, numvaga intumwa y'Imana ivuga iti bal rafiqil a'la, bal rafiqil a'la. Fa'alaftu annahu yukhayyar, menya yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi irahitishwamo kugana mu ijuru cyangwa se kuguma ku isi. Thumma qala Jibril alayhi salatu wasalam, Jibril abwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aramubwira ati fa inna malakal mauti bibabi, mu byukuri malakul mauti ari ku muryango. Faqala lahu nabiy sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana iramubwira ati idhin lahu falyadkhul, amubwira ati muhe uburenganzira yinjire. Fadakhala malakul maut, hanyuma Jibril aramubwira ati malakul maut amaze kwinjira, abwira intumwa y'Imana ati ya Rasulullah, yewe intumwa y'Imana, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'athani, Imana iranyohereje an ukhayyiraka baina, ngo uhitishemo aru an tabqa fi dunya aw an talhaqa bi ila Allah. Amhitishe Imana yohereje ngo nkubwire uhitemo niba wahitemo kuguma ku isi cyangwa se gukurikira Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana iramubwira iti bal rafiqil a'la, bal rafiqil a'la. Intumwa y'Imana iramubwira iti nukuri ndashaka kujya kumana, ndashaka kubana n'inshuti zanjye, ndashaka kubana n'abemeramana ndetse n'abanyakuri. Fajaa malakul mauti bi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, malakul mauti yegera ahagana ku mutwe w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amfata ku mutwe, arangije aravuga ati ya ruhu Muhammad, ya ruhu tayyiba, yewe roho ya Muhammad bin Abdillah muhu wa Abdillah, ya ruhu tayyiba, yewe roho nziza, ukhruji radiya, soka muri Muhammad, soka muri Muhammad, uje ko Allah subhanahu wa ta'ala wishimye, ila rabbi ridwani radiya, uje kwa nyagasani wawe wishimye. Hanyuma Aisha aravuga ati fasakata yadu nabii sallallahu alaihi wasallam, ukuboko kw'intumwa y'Imana kwahise kugwa. Hanyuma fathaqulati rasihi ala sadri, umutwe we uraremera, ugira uburemere ku gituza cyanjye. Fafahimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mata, mitamenye ko intumwa y'Imana sallallahu yitabye Imana. Fakharajtu fi hurjrati, ngosoka mu cyumba cyanjye, ila masjidi, nerekeza mu musigiti. Faqultu qad mata Rasulullah, ngira abasangira ngendo be ntintumwa y'Imana yamaze kwitaba Imana. Faqala Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab aravuga ati man qala anna Muhammad sallallahu mata sa'aqtu rasahu, uvuga ko intumwa y'Imana yitabye Imana rambona. Qama Abubakar arahaguruka, fasabbata an-nas fasabbata ashabahu, arahaguruka ahumuriza abasahaba, arababwira ati faman kana yabudu Allah fa inna Allah la yamutu, uwasengaga Imana menye ko Imana idafa. Wa man kana yabudu Muhammad falyalam anna Muhammad qad mata, na huwa sengaga Muhammad menye ko Muhammad yamaze ubungubu kwitaba Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu Uwiteka, ngiri herezo ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nashhadu annahu balagha ar-risala, turahamya yuko yasohoje ubutumwa, wa adal amana, ageza amana indagizo kuwegomba kugeraho, wa nasaha al-umma,
agira inama ummaye dutinya Allah subhanahu wa ta'ala tuzirikane gusari kandi tumenye yuko iyi si tugendaho mu byukuri nituramuka tuyirukanseho tukirengagiza yuko tuzayivaho izatworeka nkuko yoresa batubanjirije. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرض الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإن ستة الباقين البشرين بالجنة وأنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وزر الشركة والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين من الحاقدين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين من الفاتنين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل كيد من كيد أعداء يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك عزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.